Haleluya, haleluya. Amen. Mwami Yesu ashimwe cyane kandi Yesu yamamare. Dushimiye Nyiringabo, Nyiringoma we udahwema kutugira neza no kubana natwe uko bikeye nuko bwije. Imana ishimwe. Nitwa Ndacyayisenga Eric. Izi ni kamera za Yesu Vugwe Neza official. Imana ishimwe ko munyakiriye, Imana ibaha umugisha. Amen. Tugiye gusangira ikigisho kivuga kiti muhumure dufite umurengezi. Muhumure dufite uturengera, dufite uturwanirira. Imana ishimwe cyane. Ka dusenge dusabe Imana kugira ngo ikomeze kubana natwe. Turagushimiye Mana Data, Mana ushobora byose, turaguhimbaje igihe nk'icyo ubwoko bwawe tugiye gusangira ijambo. Ndakwinginze cyane ngo tweze, ndakwinginze cyane ngo tubabarire ko turi abanyabyaha, ndakwinginze ngo weze iminwa yacu yanduye, udukozeho ikara ryaka. Bana natwe rero dushyigikire cyane, we mu ruhande rwacu. Iri jambo ryawe rikora umurimo mu mitima y'abantu. Iri jambo ryawe Uwiteka ritugeze aho tutari turi, rigira aho ridukura naho ridushyira. Bana natwe rero uduhe kugubwa neza no gukomera, uturinde ibyatubangamira byose, uturinde imigambi ya Satani. Mu izina rya Yesu ahubwo gukomera kwawe kube kuri twebwe, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Turaza gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 41 ku murongo waho w'icumi haranditse hati: ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Turasubiramo: ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Imana itugire neza. Dusome mu bice 50 ubundi mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ku murongo wa 7 n'umunani haranditse ati: kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi, umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Imana itugire neza. Haleluya. Amen. Yesaya rero arimo ahanura, arimo avuga ijambo Imana imuha kugira ngo abwire ubwoko bw'Imana. Ageze ahangaha ku murongo wa 10 mu bice 41 niho yanditse ati: ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe. Imana ishimwe kandi Imana itugerere neza. Navuze ngo muhumure dufite umurengezi. Mu byo ducamo byose duhumure dufite umurengezi, dufite uturwanira, dufite Imana, dufite umwami wacu ni ubana natwe igihe cyose, ni uturengera. Ntago ibibazo byo byareka kuza, nta nubwo intambara zahagarara, ariko dufite umurengezi. Imana yacu rero niyo murengezi wacu, dore ko ari nayo yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya irimo ivuga iti: ntidutinye. Haleluya. Nidutinye kuko iri kumwe natwe, nidutinye, nitwihebe kuko ari Imana yacu. Izajya iturinda, izajya idutabara, izajya idukiza, izajya ituramiza ukuboko kwayo kw'iburyo ariko gukiranuka kwayo. Imana ishimwe. Niyo rero yabyivugiye, nta wundi wabivuze, yabinyujije mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya. Rero dufite umurengezi. Nubwo ibibazo n'intambara ndetse n'amakuba byagwira bikaba byinshi, bikaduhurira hari byinshi, ariko dufite umurengezi, dufite utwitaho, dufite uturengera. Hari igihe umuntu agera mu bibazo, akagera mu ntambara, akibaza ati: ese ubu nabigira gute, nakitwara nte? Akabura uko yigenza. Ariko Uwiteka ahari nk'umurengezi wawe, niwe ukwiriye kubwira uti: Mana, nk'uko wivugiye ngo uzabana nanjye, ngaho ngwino ubane nanjye. Nk'uko wivugiye ngo uzandengera, ngaho ngwino undengere. Niba uri umusore ukabona ugeze mu bihe by'amage, ukabona
nubona ugeze mu bihe bikomeye, ukabona ugeze mu bihe bibi, ongera ubwire Imana kuko ufite umurengezi. Ibikwirukaho n'ibiguhiga ntibizabura, bizaba byinshi. Ariko mu gihe ugeze muri ibyo bihe, bwira Imana, bwira Uwiteka kuko niwe murengezi wacu. Haleluya. Nimuhumure, dufite umurengezi. Nubwo tubona turuhijwe, nubwo tubona bikomeye, ariko dufite umurengezi. Nimuhumure, dufite umurengezi. Yemwe babyeyi, yemwe dufite umurengezi, dufite uwaduhamagaye. Nubwo ubona ku murimo birimo kugorana, ukabona rwose, ukabona bikurambiye, ukabona kukuvuga bikurambiye, ukabona bigoye, oya witinya, komera, humura kuko ufite umurengezi, ufite uwaguhamagaye. Ageze mu bice 50 ku murongo wa 7 niho yanditse ati kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara, ngo nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye akamera nk'iki, nk'urutare. Imana itugire neza. Rero nugera mu gihe gikomeye, nugera mu gihe cy'amage, ugomba guhita uvuga uti kuko Umwami Imana izantabara. Haleluya. Ukwiye gukomera kuko ufite umurengezi, kuko ufite ukurwanira, kuko ufite ukwitaho. Nta wundi ni Uwiteka Imana yawe, niwe wavuganye nawe, niwe waremye ijuru n'isi, niwe wakwishyiriye, niwe wakwiremeye. Arakuzi neza kandi aragusobanukiwe, azi uko witwara n'uko ugenda, azi aho intege nke zawe ziri, arakuzi kandi aragusobanukiwe. Ni Imana yawe rero. Iringira Imana, iringira Uwiteka, niwe muremyi wawe. Wigera mu bibazo ngo wumve yuko biguheranye, wigera mu makuba ngo wumve yuko birangiye, oya, humura, ufite umurengezi. Ongera ubwire Imana, ubwire icyo kibazo, ukibwire uti kuko Umwami Imana izantabara. Icyo nicyo gituma ntamwara, kandi icyo gitumye mu maso yanjye hakomera, hakamera nk'urutare, kuko Imana iri mu ruhande rwanjye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana turasanga muri Zaburi 125 ku murongo wa 2. Aranditse ati nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Imana ishimwe. Reka twongere dusubiremo, reka duhere ku murongo wa mbere. Aranditse ati abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Iri jambo byashoboka yuko atari ubwa mbere ubyumvise, atari n'ubwa mbere urisomewe, ariko ndacyababwira ngo iby'Imana barabimenya, ariko kubimenyera byo ntabwo birimo. Ntabwo iby'Imana tubimenyera, ahubwo ijambo ry'Imana rihora risya muri twebwe. Rero hano iyi ndirimbo y'amazamuka, ahangaha niho umuhimbyi yahimbye, aravuga abiringiye Uwiteka, haleluya, bameze nk'umusozi wa Siyoni. Abo rero, uwo musozi wa Siyoni ni umusozi waruhamye, ni umusozi ukomeye Imana ubwayo yiremeye. Hanyuma rero uwo musozi kuwugeranya n'abantu biringiye Uwiteka, nuko ibyaza byose uwo musozi bitawunyeganyeza. Umuyaga uwushye ntiwawunyeganyeza, imvura iguye ntabwo yawushyira hasi, ibyaza byose uwo musozi ntibyawunyeganyeza. Rero umuntu wiringiye Uwiteka ameze ngo nk'uwo musozi uhora uhamye, haleluya, utanyeganyezwa. Nubwo intambara zaba nyinshi, nubwo bamuvuga, nubwo bamutoteza, ushobora gukorera Imana umugabo wawe atabishaka, akagutoteza, akakwirukaho, ariko ugahora uhamye, ugahora ukunda Imana, ugahora usenga. Icyo nicyo kigaragaza yuko umeze nk'umusozi wa Siyoni, uhora uhamye, ntunyeganyezwe kubw'ibije, ntunyeganyezwe kubw'imiyaga. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Hanyuma rero abiringiye Uwiteka bameze nk'uwo musozi. Ari muri korari, ntabwo bavuga ngo ni umurozi ngahita yivamo, oya, ntabwo bavuga ngo arasambana ngo areke ubusambanyi bamubeshyera ngahita ava muri korari, ahubwo arakomera. Haleluya. Ahubwo aravuga ati ntabwo ari abantu nkorera, ahubwo nkorera Imana. Ugahita avuga ati kuko Umwami Imana izantabara. Icyo nicyo gituma namwara. Imana ishimwe. Ahubwo mu maso yanjye hagahita hakomera nk'urutare. Imana itugire neza. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umurezi wacu ninde?
nawe, ahubwo Imana se niyo yajya kuturega? Ntabwo ariyo yaturega, kandi ariyo iturengera, ariyo itwambika imbaraga. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo muhumure, dufite umurengezi. Iringira Uwiteka, nawe umere nk'uwo musozi wa Siyoni. Abantu nibakuvuga amagambo ukomeze wisengere. Nubona ugeze mu bikomeye, inzara igwiriye, ntuve mu by'Imana ngo nuko inzara igwiriye. Nubona ugeze mu gihe imyaka ibaye myinshi urimo utarabona umugabo ngo uhite ubivamo, oya, ahubwo komera usenge Imana kandi wiringire Imana. Yego, Imana ishimwe. Ntabwo abantu bose ariko bagomba gushaka, burya Imana itugire neza. Ntabwo ariko abantu bose bagomba kubona abagabo. Nawe iringira Uwiteka, uvuga uti ndakomeje mu rugendo, niringiye Uwiteka, niringiye umuremyi wanjye, niringiye Imana ishobora byose. Iyaba gushaka umugabo ari byo byakuzanye mu gusenga Imana, wakabaye warabivuyemo. Ariko kuko ari Imana wiringiye, komeza wiringire Uwiteka. Yego, ntukangwe nuko udashatse umugabo, ntukangwe nuko udashatse umugore, oya, komera kandi ukomeze wiringire Uwiteka. Ntugushwe n'ibyo ubona. Imana itugire neza kandi Imana itwambike imbaraga, Imana iturengere. Rero nubona utarimo kubyara, ntutere induru ku Mana, ahubwo iringira Imana. Iringira Uwiteka. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Uwo musozi ntabwo unyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Ntabwo ari uko imiyaga itaza, ntabwo ari uko imvura zitagwa, ntabwo ari uko udahura n'ibibazo ngo bawuhinge, oya, ahubwo uwo musozi urakomera. Bawuhingaho ishyamba bakaritema riteyeho, ibiti bakabikuraho, ariko uwo musozi ntabwo unyeganyezwa ngo nuko ibyo byawubayeho, oya, uhora uhamye. Nawe rero ibiguhanda ntabwo bizabura, abakubwira nabi ntabwo bazabura, ibicanege ntabwo bizabura, abakubwira ngo reka twisambanire ngo n'ubundi na Dawidi yarasa. Uzi abantu Satani yamaze kwinjira mu mutima. Umupagane wageze mu nzu y'Imana agapagana agapfapfana, araza akakubwira ati ngwino twisambanire, dore na Dawidi yajyaga asambana, yarasambaye. Salomo niwe munyabwenge tuzi, yagize inshoreke nyinshi kandi Imana yaramukundaga, ubwo rero asambanaga. Nawe ngwino dusamba. Abantu bageze mu nzu y'Imana b'abapagane ni benshi, yakuyobya neza ugahita upfa, ugahita urangira. Ariko nubwo ibyo byaza ukabibwirwa, urakomera. Mbabazwa kenshi cyane na bagenzi banjye, inshuti y'urubyiruko, aba bakobwa muba murimo nko gusenga Imana ikamubwira ikintu, akakubwira ati aho kujya nzishingire ntabwo byakunda, nzabireke. Imana ikamubwira ubukwe, ariko yabona ageze mu myaka ingahe akaba arijyanye. Yakijyana urugo rukaba rubaye rubi, rwaba rubi agatera induru ku Mana ngo uyu mugabo ariko se wa mukobwa we, urajya kuvuga mu mugabo Imana yaguhaye ko yakubwiye ubukwe wagiye usezera? Imana iturengera. Hari abasigaye rero bo batanga za avansi, akajya gusezerana yamaze gutanga avansi. Ese ko wamaze kumugira umugore wawe, ubundi muri kujyayo ngo mujye gusezerana? None se ko basezeranya batari bashakana, mukaba mwe mwamaze kubikora mwashakanye, murajya he? Uko ni uguteza ibibazo no kwiteza umuraba. Mufitanye urubanza n'uwabahamagaye, mufitanye urubanza n'Imana. Yabemereye ingo z'umugisha, urangije iguhaye umukobwa muzima, murangije mwikoreye amahano ngo mugiye no gusezerana. None se mugiye gusezerana ibiki? Nawe yambara agatimba mu maso rwose, ahagarara imbere ya pasiteri arabasezeranya. Uwo mukobwa yaraguhaye avansi. Avansi ni ibiki? Ariko Imana iturengera. Iyi si ya none nibyo irimo kutwinjizamo, iyi si ya none nibyo irimo kudukuriramo. Ariko nagira ngo mbabwire uko Satani yigama yari menshi, namwe mwige menshi yo kumurwanya. Imana iturengera. Rubyiruko, mwigama yari yo kurwanya Satani. Ese abatarafashe izo avansi ntabwo bubatse ingo kandi zihamye? Imana iturengere. Ariko nagira ngo mbabwire ngo uretse umuvumo mwikururiye nta kindi rwose. Musabe Imana imbabazi, musabe Imana imbabazi kubw'amahano mwakoze, mukajya gusezerana rwose umushumba akabarambikaho ibiganza kandi mwaramaze kuba abagore n'abagabo. Imana ibarengere kandi Imana ibiteho. Kandi rubyiruko, ndagira mbabwire ngo muhinduke namwe. Ibyo bintu byo kwakana avanse, ibyo ntabwo ari byo.
muhinduke. Niba Imana yaratwemereye ingo nzima, ntabwo Imana yatubeshya, ntabwo yaguhangika. Mbese umwatsi avance icyo washakaga ntaba ari cyo ubona, ugahita ujya gushaka. Ubwo se ubaye iki? Mbese ubaye ushaka avance, ubaye umusambanyi, ubaye igiki? None se Imana ikunda abasambanyi? Imana iturengere. Nurumva ko ugomba kubakira kuri avance, ugomba kuzaba umusambanyi byange bikunda. Uzaba uri umusambanyi nta kintu kirimo, ntabwo uzaba uri gukorera Imana, ntabwo ari urugo ruzimugiyemo. Uri umusambanyi, ujye gusambana, wasambanye. Ntabwo ari umugore wawe wasambanye. Niba wagiye kwa avance wasambanye, ihane. Imana itugirire neza kandi Imana idusange. Mwa basore mwe, ibyo bintu mwigize ntabwo ari byo. Mwa bakobwa mwe, ibyo bintu mwigize ntabwo ari byo. Niba waratanze avance, ihane ubwire Imana uti Uwiteka, nagize ubupfu, mva mu banyabwenge nigira nabi, ariko mbabarira. Imana rero irakubabarira. Hanyuma rero twigarukire ku ijambo ryacu. Nk'uko imisozi rero igose Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Rero Imana iradushyigikiye, buriya Imana iri mu ruhande rwacu. Buriya Uwiteka ahora areba ibyaturwanya agakinga. Buriya turiya tuntu tujya tukugeraho ni utuntu tworoheje. Nyiga mu mwaka wa 5 pirimeri, nibwo natatswe n'umutwe w'abadayimoni ukomeye. Najya kurwara umutwe ngahita mpuma, simbashe kubona ibiri imbere yanjye. Ubwo mwarimu akaba arimo yandika imbere, nkaba ntabibona, nkabona ibintu by'umweru gusa, umweru gusa, nkabona biragoye. Ngera mu mwaka wa 6 ari uko bimeze pirimeri, birangora cyane. Nsenga Imana, ngeze mu wa mbere segonderi, nsenga Imana, ngira Uwiteka, ndamubwira Imana, ko ngusenga ngukorera, ibi bintu bimbaho ni ibiki? Ubwo mu wa mbere nari nkirwara uwo mutwe, nkomeza gusenga Imana, nkomeza kubwira Imana. Imana irambwira, ngeze mu mwaka wa 2, nibwo yambwiye iti buriya ibyo ubona ni udushashi. Buriya ni nk'uko wakubita amazi ku gikuta, hanyuma ayo mazi akagwa ku gikuta, ariko akagira utuntu dutaruka tukarenga icyo gikuta tukagwa inyuma. Imana irambwira iti rero utuntu tukugeraho burya ntabwo ari byose biba byakugezeho, ni udushashi. Rero Uwiteka ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Imana rero ibitugose na biriya tubona biza bitugeraho bidushimashima, ni udushashi, ni utuntu dutoya. Ahubwo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agosa abantu. Ariko bitavuze ngo hagati y'umusozi n'undi nta nzira irimo. Iyo nzira rero nicamo dukeya, iciye mutwo ducya rero tukakugeraho, ntabwo watera induru ngo byose byakugeze. Oya, ahubwo kuriya ni Uwiteka nawe agosa abantu be. Uko imisozi igose Yerusalemu, haleluya, ni Uwiteka agosa abantu be kugeza iteka ryose. Imana rero iratugose, abakobwa b'Imana Imana irabagose, nta bigusha bigomba kubageraho. Abasore b'Imana Imana irabagose, nta bibi bigomba kubageraho. Ibizabageraho ni udushashi. Abagabo Imana yatoranije, abo ngabo irabagose. Ababyeyi bashimisha Imana b'Uwiteka, abo ngabo Imana irabagose. Abana bashimisha Imana, abo ngabo Imana irabagose. Imana ishimwe cyane. Muri Yohana niho tuza gusanga ngo nuko ngo umwana arakuragwiza imbaraga, ashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Imana itugire neza. Rero gushimwa n'Imana ni ikintu gikomeye. Iyo Imana igushima, ibana nawe, igushyiraho uburinzi. Imenya yuko nugera mu bikomeye, imenya yuko nugera mu bibazo igomba kuza gutabara. Imenya yuko ugoswe nayo ariyo ikugose, ariyo igomba kugutabara. Imenya yuko hari aho udafite imbaraga. Rero ni byiza yuko twagira gute, twashimwa n'Uwiteka. Gushimwa n'Uwiteka rero ni ugukora ibyo Imana ikunda, ntidukore ibyo Imana igira gute, yanga. Imana itugire neza kandi Imana igire gute, idusange. Dusome mu Baroma
ibice 8 ku murongo waho 31. Aranditse ati none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Imana iturengere. None ubwo bimeze bityo tuvuge ngo iki? Tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Rero twitinya, twigira ubwoba, dufite umunengezi. Iyo wanejeje Imana, ari umuririmbyi wanezerewe cyane aririmba ati kuba Imana birayinezeza, kuba Imana birayinezeza, yinezere umuntu ikora mu bubiko bwayo, igakuramo kado nziza ikayihereza umuntu wayo. Kuba Imana birayinezeza, kuba Imana birayinezeza, kuba Imana birayinezeza, yinezere umuntu ikora mu bubiko bwayo, igakuramo kado nziza ikayihereza umuntu wayo. Kuba Imana birayinezeza. Imana ishimwe cyane. Kubaho Uwiteka biramunezeza. Rero iyo wubashye Imana igira gute? Ikora mu bubiko bwayo, igakuramo kado nziza ikayiguhereza, kuko wanejeje Imana. Imana irishimye kubwuko uri kwinezeza. Rero iri jambo ni ryiza cyane. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Rero umuntu wanejeje Imana, Imana ibiri mu ruhande rwe, Uwiteka agendana nawe, Imana iramushyigikira. Haranira kunezeza Imana, haranira gushimisha Imana mu byo unyuramo, mu byo ukora, mu butunzi ufite, mu mahoro ufite, mu munezero ufite, mu ntambaro urwana. Nezeza Imana, haranira kunezeza Imana. Nubwo abantu bazavuga bati dore gisaziye mu rugo kirashaje kidashatse, nezeza Imana, ubwira Uwiteka uti uri umurengezi wanjye. Uvuge mu isengesho, uvuge kuko Umwami Imana izantabara. Icyo nicyo gituma ntamwara. Hanyuma ijambo Imana yakubwiye ntabwo rizahera. Uhita uvuga uti kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ishimwe. Ayo magambo agukomeze. Nubyuka uvuga uti haleluya. Tubiba mu gitondo tugasarura. Imana ishimwe. Uvuga uti ubwo Imana iri mu ruhande rwanjye, umubisha wanjye ninde? Uwandega ninde? Mfite Imana, ndakomeye kandi ndakomeje mu rugendo. Ntukangwe n'ibiguhagurukiye, ntukangwe n'ibyo ubona, ntukangwe n'induru, oya. Ntukangwe n'imitondomo y'intare, oya. Ntukangwe, ahubwo uvuga uti niringiye Uwiteka. Rero ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, ese turavuga ko umubisha wacu ari nde? Ese ni Imana ubwayo? Oya, kandi ari idutsindishiriza. Imana iri kumwe natwe, Imana izaturengera, Imana ni nziza. Twiringira Uwiteka. Kwiringira Uwiteka rero ntabwo ukora ibyaha iyo wiringiye Imana, ntabwo ujya gusayisha iyo wiringiye Imana. Kandi iyo hagize ikigucitse urakirana, wongera ukajya ku Mana ugasaba imbabazi. Imana irababarira, Imana ireza. Turacyafite amahirwe. Nimwihane, nimubwire Imana, mubwire Uwiteka atubabarire kubw'ibyaha byacu. Dusaba Imana imbabazi, Imana iratubabarira. Hanyuma duhinduke abera imbere yayo, twongere tube abo yishimira. Imana ishimwe cyane. Uw'Imana yishimira rero iba mu ruhande rwe. Uw'Imana inezererwa imugirira neza. Uw'Imana yishimira imuha kado. Imuha kado y'amahoro, imuha kado y'umugisha, imuha kado y'ibyiza. Imana imuha umunezero. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Bwoko bw'Imana rero twiringira Uwiteka, kuko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Haleluya. Utanyeganyezwa, haba imiyaga, haba ibiki byose bitawunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Rero ubwo Umwami Imana yacu iri mu ruhande rwacu, nta waturega. Twiringira Imana, tunezeza Imana mu kazi dukora, mu byo dukora byose tunezeza Imana. Niba ukora ibibi ubivemo, niba wakoraga nabi ubireke, ahubwo unezeza iki? Uwiteka Imana. Niba uri umukobwa ukora ahantu winezezwa nuko abagabo baje kuguhagiraho bakaza kugukubita ku mabuno, ntabwo uri wese yabo bashaka kunyamo bakajya kuyinyamo, oya.
ntabwo uri tuwarete yo ku muhanda, oya, ahubwo uri uw'Imana. Hari abantu bigize nka tuwarete, urenzwe wese akaza kumurengerwaho. Yego, ariko Imana itugire neza. Haleluya. Imana itugire neza, Imana idusanga. Niba uri umusore wifata abakobwa b'abandi ngo bahindure tuwarete, ujya kwituma mu kushaka igihe cyose ubikenereye, ujya kubareba igihe cyose, ntabwo ari tuwarete zawe. Imana iturengere kandi Imana itwiteho. Rubyiruko dukomere, yemwe bagabo mukomere, yemwe ababyeyi dukomere, kandi dufite umurengezi. Uwo murengezi wacu ni Imana ishobora byose. Nta wundi waturengera, nta wundi wagukura mu bikomeye, nta wundi waguha agakiza, nta wundi waguha umutima uboneye. Kandi ijambo riratubwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Rero nta wundi waguha umutima uboneye uretse Uwiteka, ukamwiringira, akaba mu ruhande rwawe, akakurengera, akirukana ababisha bose, akirukana abakurega bose, akavuga ati uyu ni umwana wanjye, uyu ni uwo nitoranirije, akakugabira n'umurimo we. Imana itugirire neza. Haleluya. Dukorere Imana, twiringire Imana, turi abana bayo, iradukunda kandi iradukunda cyane. Yego, iradukunda cyane. Yatugabiye umurimo wayo, uburirimbyi, gusenga, kuvuga ijambo ry'Imana, guhanura. Nta kimana itaduhaye, Imana ishimwe. Ariko ibyo Imana yaduhaye tubikoreshe neza, dukorera Imana, tubikoreshe neza, dushimisha Imana, tubikoreshe neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tubone umugisha. Imana iturengere kandi Imana itwiteho. Niba muri abahanuzi, muhanura iby'Imana yabategetse. Niba muri ababwiriza butumwa, mubwiriza iby'Imana ibabwira, apana kujya gushaka indamu. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Reka dusenge Imana, dusabe Imana kugira ngo iduhe kuyiringira, iduhe umutima uboneye, iduhe umutima ukiranutse, iduhe umutima wicuza ibyaha, iduhe umutima wihanira kureka, iduhe umutima wo mu bihe nk'ibi ukomeye wo kwizera. Imana ishimwe. Turagushimiye Imana, urakoze kubw'ijambo ryawe. Tumenye ko ari wowe murengezi wacu kandi nta mpamvu y'ubwoba, ahubwo uri mu ruhande rwacu. Ndagusabye rero ngo urebe buri wese ushaka kukwiringira, ushaka kugukorera, umugisha, umurengere cyane. Uwiteka umugarukeho kandi n'uwihannye umubabarire, kuko uri Imana, maze ugendane na buri umwe wese, utangirane nabo urugendo rwiza, urugendo rw'agakiza, urugendo rw'ivugabutumwa, urugendo rwiza, urutangirane nabo mu izina rya Yesu. Turengere natwe, ubane natwe rero, uduhe umugisha kuko uri Imana, ukomeze kugendana natwe. Uwiteka ijambo ryawe ratubwira ngo nuhagaze aririnda atagwa. Ariko Mwami, duhigwa na byinshi, twiruka nkaho na byinshi, ariko ari wowe kuturengera, ari wowe kuduha imbaraga muri bino bihe bigoye, muri bihe bikomeye. Uduhe imbaraga cyane, uduhe kuba abakomeye muri ibi bihe. Turinde kandi turengere, dukomere mu ijambo ryawe, dukomere mu byo twizeye mu izina rya Yesu. Amen.